Dusome ibyakozwe n'intumwa 6:3 kugeza kuri 7. Byakozwe n'intumwa ibice byaho ni 6 murongo wa 3 kugeza ku wa 7. Uwashaka gusoma we yahera ku murongo wa mbere, ariko kugira ngo ducunguze uburyo umwete turahera ku murongo wa 3 bice 6:3 byakozwe n'intumwa. Haravuga ngo nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Abahateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Stefano umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parumena na Nikolao wo mu Antiokia watowe n'idini y'Abayahudi cyangwa y'Abayuda. Bashyira imbere y'intumwa kandi bamaze gusenga babarambikaho ibiganza.
nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara, umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu, abatambyi benshi bumvira ko kwizera. Amen. Hari ibyo ku badiyakoni ba mbere bigaragara nk'ibyagendeweho. Mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa. Burya mu buzima bw'umuntu habaho gukora neza agashimwa, habaho no gukora nabi akagawa. Ariko mutoranye abagabo cyangwa abakozi b'Imana bagira gute? Bashimwa. Icya kabiri, buzuye umwuka wera, babatijwe mu mwuka wera, bayoborwa n'umwuka wera, bagaragaza imbuto z'umwuka wera. Icya gatatu, bafite ubwenge. Ujya tuvuza ubwenge biragoye kubitandukanya. Hari wavuga ubwo mu ishuri, wavuga ko ashobora kuba yarize n'amashuri menshi, ashobora kuba afite na PhD cyangwa ari professor cyangwa ameze gute. Ariko ubu nanone ubwenge bavugaga ni umuntu ukadiriya, ni umuntu ushyira ibintu mu buryo ureba akavuga ati uko byagenda kose iki kintu ni kibi cyangwa iki kintu ni cyiza. Akaba afite n'ubumenyi bw'ibyo ashobora kubwira abandi, akaba afite n'icyo yahuguza abandi, icyo yafashisha abandi, gufatanya n'abandi gushyiraho icyerekezo cy'ibikorwa runaka bakora. Buryo uzarebe mu Kinyarwanda hari ikintu dukora gisa naho nyine cyoroshye, ngo amafuti y'umugabo. Ariko ubundi amafuti yakagombye kuba amafuti, ahubwo agakosorwa akava mu mafuti. Ariko ntituvuge ngo amafuti y'umugabo. Ni nkaho tumushigikiye ngo ubwo nibwo buryo bwe nyine nayo ni amafuti ye, nayo muyaha umwanya akomeza afudiki. Ariko ubundi siko byakagombye kugenda. Ni ukuvuga ngo hakaba n'abagabo bahubuka, wihutira gusubiza, ufata imyanzuro yihuse, ugafata ibintu runaka, nyuma yaho yajya kubisubiramo cyangwa abandi bagasanga yabyishe. Abagabo bafite ubwenge. Amen. Hanyuma ngo tubashyire muri uwo murimo. Tugiye nanone mu rwa mbere rwa Pawulo yandikiye Timoteyo, ariko ntabwo tuwasoma. Nabyo bavuga ushaka kuba umwepiskopi cyangwa umudiyakoni yuko barabifatanye, agomba kuba yujuje ibi. Nabyo murabisoma, nabyo bavuze kritere kugira ngo umuntu bamurobanure. Rero siege ya Kigali yaricaye isuzuma mu bizera bayo barenga 1000, ireba abarobanurirwa umurimo w'ubwarimu kuko ari urwego rwemejwe. Hanyuma hashimwa abantu 6 muri Bibiliya ni 7, ariko hano twebwe yari yashimye bangahe? 6. Sinzi umubare natwe burya birashoboka ko ari twasize bagomba kuba yagiyemo bakaba bariyemwe, ariko twashimye abagabo 6 buzuye umwuka wera, bafite ubwenge kandi bashimwa kugira ngo bahabwe izi nshingano. Abo rero naba bakurikira kugira ngo mbabwire inshingano bazakora. Iyi ni kalite navugaga, ndajya kuvuga inshingano bahagurutse. Hariho Desire Lele, umukomera amashyi atambukane na madame atamukiyana imbere, ibindi ndabivuga nyuma. Umukomera amashyi. Hariho Donatien waracyari ingaragu, ubwo madame yamusize. Ariko rero nitujya gusengera mu gipastori byo muri Desami, ntabwo dusengera umupastori w'ingaragu rwose. Nubwo yashimwa muri ibi twavuze, akazaba ari ingaragu, yuko aravuga ngo umugabo w'umugore umwe uzi gucunga neza urugo rwe. Ubwo we yaba azi kwicunga, ariko nta experience y'urugo rwe, yuko ntarwo yari yagira.
urumva ko rero afite icyo yababuramo. Undi rero ni Muhizi Fred. Undi ni Hategekimana Eugene. Hakizimana Jean Baptiste. Abadamu bajya inyuma, abasengerwa imbere, umudamu rwose no kumujya inyuma umushigikiye. Hanyuma na Nizigiye Auguste. Abagabo bashimwa, abagabo buzuye umwuka wera, abagabo buzuye ubwenge, hanyuma babatoranyiriza gukora uwo murimo. Siko biriya tubwiye? Niba mubashimye, reka tubigaragaze kugira ngo tubashime. Reka dusabe abashumba bari hano barengeje imyaka 50 duhaguruke. Nanjye ndimo nahagaze. Naveza gutoza bazadusimbura. Amen. Reka twebwe tumere nka Pawulo wavuga ati abazasigara batunganya ibidatunganya, kandi hazashyirwaho abayobozi bazakora neza umurimo w'Imana. Ntabwo tuvuyeho, ariko baje kwigira ku birenge byacu. Baje kwigira ku birenge mwaje kwigira ku birenge by'ababa bashirije muri uyu murimo w'abatoza kugeza mugeze ku rwego. Iyi ni level ya mbere, hari iya kabiri n'iya gatatu. Rero tugiye kubabwira inshingano, hanyuma turahita dusenga. Ariko ntagiye muri byinshi. Ibyo Pawulo yabwiye Tito gufasha abo bantu, kubashyiraho ibyo yashakaga ko bagomba gukora ni ibintu bitatu. Natwe nibyo tugiye kubasaba, ibintu bitatu gusa. Mu nshingano tugiye kubasengeramo ku rwego rwa mwarimu, tugiye kubasaba ibintu bitatu, kandi mwihangane ndabibaha mu byandike n'ishyaka nzabiboherereza no kuri WhatsApp. Ariko ni ibintu bitatu. Icya mbere nukongera umubare w'abizera, kuvuga ubutumwa bwongera umubare w'abizera. Amen. Noneho rero tuzabaha amafishi. Niba Auguste na Eugene bari hano mu Kagarama, tuzababwira tuti aho twari tugejeje mu Kagarama twari dufite abizera 300. Dore ngabo nubwo turi kumwe namwe. Mayaho muzatubwire muti dore twageze kuri 400 na 500 cyangwa na 700 n'igihumbi. Sibyo dele donase, sibyo kuvuga ngo twebwe tugiye kwibera abakoca, hanyuma mugiye kujya mu kibuga. Mwebwe ushobora kuzajya tubana namwe umwanya muto, undi mwanya twebwe rwose tukaruhuka, kubera ko umukoca iyo bigeze umwanya wo gukina, umukoca ajya inyuma y'ikibuga, hanyuma abakinnyi bagashyira mu bikorwa ibyo batojwe. Icyo ni cyambere, kongera umubare w'abizera. Mubahige pe, mumanuke za Nyacyonga mubahige, mujye Gatenga mubahige, mumanuke Muyange mubahige, mujye muri Cyuwakare mubahige, murenge za Nyanza mubahige. Iyi ni inshingano ya mbere. Mumfashe tubakomera amashyi kugira ngo Imana izabibashoboze. Kandi abakristo bara ntagira uzongera kumbwira ngo gusura. Dore ngabo uzagira ikibazo icyo ari cyo cyose, haba mu muryango, haba mu bugingo n'ikindi cyose, dore ngabo. Imvura izagwa, umukristo nampamagara, bite mpamagara
ahamagara Eugene ati nakiriye call ihute sayigenda musigari. Icyo ni icya mbere. Inshingano ya kabiri ni ugutoza abantu kuba bigisha, ni ukwigisha abantu, ni ugufasha abantu gukura, ni ugukomeza abantu. Iyo ubwirije abantu bakaza hazamwe ababi n'abeza, ariko iyo bageze mu ruganda rwa Kristo niho batorezwa. Haleluya. Akaza yari umusizi akazavamo yabaye ari umunyarukoni, akazavamo ari umukozi w'Imana ukwiriye, akaza abesha yahinduka akaba umunyakuri. Kuvuga ngo mu rusengero ni uruganda rutoza, muzatoza. Amen. Gutoza ni ukwigisha, ni rya jambo ry'Imana, ni ukumushaka hanze, yamara kugera hano ukamwigisha akaba umwizerwa mwiza. Icya gatatu ni ugutegura gahunda y'ibikorwa. Tukeneye kubonana na korari n'abakuru b'itorero, ariko nyuma yaho ndajya gusoza ibyo muzakora byose n'ubundi muzaba muri kumwe n'umushumba. Sibyo? Ibyo byose tuvuze nubwo tubibahaye ariko tuzaba turi kumwe. Hanyuma ni ugutegura gahunda y'ibikorwa, haba ari amateraniro yo mu mibyizi, amateraniro ku cyumweru, kubonana na za korari, umunsi yo gusenga, iminsi yo gusura, iminsi y'imisangiro, iminsi yo gukora ibiki, mugapanga n'abashumba activite zose z'itorero cyangwa igenamigambi ry'itorero. Izo nizo nshingano eshatu muhamagariwe gukora: kongera umubare w'abizera, ivuga butumwa, gutoza cyangwa kuyobora, gufasha abantu gukura. Icya gatatu activite gutegura ibikorwa byo ku rusengero. Rero aba nibo tugiye gusengera, kandi ibi nibyo bari bujuje cyangwa bujuje, ndetse nibyo bahamagarirwa n'ibi. Twongere dusabe bazane wa mukeka. Ntabwo tubarahiza, ariko hari ijwi ry'Imana rikurahiza rikubwira ngo ese izi nshingano uhamagariwe urumva witeguye kubikora? Ndumva mpamanya n'umwuka w'Imana kwagura ubwami bw'Imana, gufasha abandi muri uru rugendo, ndetse no gufatanya n'abashumba gutegura ibikorwa bitandukanye by'itorero. Imana yo mu ijuru izabibafasha. Amen. Ikindi nanone, kubera ko uba ari siege ya Kigali, bazajya banadufasha gutegura abavuga butumwa. Si ngombwa ko buri wese azajya yicara ku itorero, bazajya badutegurira. Uwa Kanombe agende Gahanga, uwa Gahanga aze mu Kagarama, uwa Kagarama Kimirongo, wa Kimirongo Gitarama, wa Gitarama Kicukiro, kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukore. Amen. Ndetse noneho ntibagiwe harimo no gutangira n'amatorero mashya. Harya tuzabwiriza ubutumwa tukabona umubare w'abantu benshi, tuzahita tuvuga ati hariya tugura ikibanza twubake, abashumba bo turabafite deja, abarimo bategurwa nta kibazo kirimo. Bakozi b'Imana, mupfukame tubasengere kugira ngo Imana ibahe imbaraga zo kubikora. Nakwicara haba yego gutyo, kandi umudamu nyine arafata ku bitugu z'umutware we ugiye kumufasha muri izi nshingano. Nanone dusaba abashumba batambuka imbere. Binabaye byiza dusabe n'abakristo tubasengere. Iri ni itangiriro ry'ubuyobozi mu itorero. Izi ni inshingano za mbere bahawe mu itorero. Uru ni urugendo rw'ubuyobozi batangiye mu itorero ry'ivuga butumwa ry'inshuti, ariko saha gusa bazagera n'ahandi. Turifuza ko ari itangiriro, aba nibo bazadusimbura, haba ku rwego rw'ubuvugizi nibo bazadusimbura, ku rwego rw'ubuhuzabikorwa nibo bazadusimbura, banajyana n'ubutumwa hanze, bamamaza Kristo wabambwe, aribo baducunguye. Mwahagurutse ngo tubasengere.
abakozi b'Imana bicaye muri izi ntebe namwe muhaguruke, hanyuma mubatunge ibiganza, mubatureho imbaraga n'umugisha no gukomerera mu Mana kugira ngo babikore neza. Reka dusabe umubwiriza mukuru w'Igihugu ariko n'abandi twese turi kumwe kugira ngo atuyobore mu isengesho, tubakoraho, tubasabira umugisha kandi tubasabira imbaraga zitangwa n'Imana. Kadusenge. Mana y'icyubahiro, Mana ifite imbaraga, turagushimiye ko uri Imana ihamagara, turagushimiye ko uri Imana itoranya, turagushimiye abagaragu bawe Mwami wahamagaye kugira ngo bakore umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Aya masaha bapfukamye imbere y'ubwiza bwawe Uwiteka Imana Nyiringabo, natwe abashumba ndetse n'itorero Mwami turi kubasengera, tubasengera Mwami, tubasabira imbaraga ku nshingano Mwami bahawe zo kuzakora umurimo wawe, inshingano Mwami zo kwagura ubutumwa babwiriza bakongera umubare w'abizera, inshingano Mwami zo kuzatangiza amatorero, inshingano Mwami zo kuzakora gahunda z'ibikorwa mu itorero Uwiteka Imana Nyiringabo. Turabizi yuko izi nshingano batazishobora mu mbaraga zabo, ariko aya masaha turabasengeye, tubasabiye inkomezi, tubasabiye ubushobozi, tubasabiye ubwenge buguturuka Uwiteka Imana Nyiringabo, uzababashishe mwuzuze umwuka wera, aho bazakomanga bazabakingurire, abo bazabwiriza ubutumwa bazabwakire mu izina rya Yesu Kristo. Uzabaha itorero ko ngo ribagandukire Uwiteka Imana Nyiringabo, amavuta yawe abaze Uwiteka Mwami, kandi binyuze mu bakozi bawe muzagukorera Mwami Imana yacu, umurimo wawe uzaguke, abazatangiza amatorero Mwami ubaha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana Nyiringabo, n'abafasha bawe Mwami babashyigikiye, Mwami uzabahe kurwana urugamba neza kandi bazawusoza Uwiteka Imana Nyiringabo. Turabizi yuko aho bavana ari heza naho bajyana ni heza, uzabashoboza Uwiteka Imana Nyiringabo, kandi ubwami bwawe buzaguka, Dezami izaguka, Siyeje ya Kigali izaguka Uwiteka Imana Nyiringabo, mu izina rya Yesu. Ubashoboze Mwami Imana yacu, uzabaha ubwenge Mwami buguturukaho, uzabakoresha iby'ubutwari, kandi tuzanezerwa Mwami tugenda tubona Mwami itorero ryawe rigenda ryaguka bigeze muri abakozi bawe, muzabunyuze muri abantu bahamagaye Uwiteka Imana Nyiringabo, kandi abizi neza yuko Mwami kuba gukorera Mwami Yesu Kristo uzahabwa icyubahiro, ugashyirwa hejuru, bikamenyekana, tukishimira iterambere ry'itorero, tukishimira kwaguka kw'itorero, tukishimira Mwami ku bwawe bwawe kugenda bwaguka. Urakoze Mwami kuri Imana ikomeye, uzarwanya ikibarwanya mu izina rya Yesu. Ubudahangarwa bwawe buzakuba ubuzima bwawo uko bukeye uko bwije. Urakoze Mwami kuko urumvise gusenga kwacu, tubisabye tubyiringiye mu izina rya Yesu, amen. Muhaguruke abashumba n'ubundi mukomeze, dusigaje ibintu bibiri. Reka bazane impano ariko tutarabashikiriza impano. Hariho ubutumwa buto tubafitiye muhuzabikorwa n'abuzana. Zana bwa butumwa pastor. Hari ubutumwa bwiza twabageneye mbere ko tubaha impano, ndagira ngo mubwumve nabo babyiyemerere ndetse banabisinyire. Kandi ngo ibintu birakaze, ari bamuririmbye muri ADPR ngo ibintu birakaze. Ni amasezerano y'ubwitange, aravuga ngo ngewe niyemeje gukomeza umurimo w'Imana nk'uko bisanzwe kamwarimu wa Yare, nzakomeza kuganduka paranira kuba icyitegererezo, nzirinda kutadohoka, kandi nzakomeza kubahiriza inshingano zose nahabwa n'itorero ntagamije inyungu runaka. Hanyuma akabisinyira. Reka rero duhamagare Donatien, nuko ariyo yabanje mushyiraho umukono ukabyemera.
abimpano nibaze. Muhizi Fred. Muhizi Fred. Ariko ndagato urabyemera? Imana Eugene urabyemera yego Hakizimana Jean Baptiste urabyemera hanyuma nizigiye tonto akunze guhimba nizigiye Auguste bakunze guhimba tonto nawe urabyemera yego bose wavuga toya nubwo twamusengeye twambwira ati ugiye mu ndebe bo wicariye ubwo tuzaba tubitekerezaho tubisengera Ndamagelele Desire ndabizi we arabyemera yabyemeye kera karibu lele cyane rero tugana ku musozo inama yemeje ko nta uzongera gusengerwa ku bupasoro bumenyerezwa atanyuze kuri uru rwego niyo mpamvu izi zibaye imfura kuvuga ngo nabandi bazajya bahera hano akomeza abone kugenda azagera ariko yahereye hano reka rero duhamagare Desire lele iyi ni impano tumugenera kandi tukaba twemeza tudashidikanya ko ari mwarimu n'itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda asaba n'abandi baramfasha nkamukomeye amashyi genda wicarire na madame muri kumwe genda mumukomera amashyi agere mu mwanya kandi Imana imuha umugisha reka dusabe umuvugizi wungirije naduhere iyi mpano donation kandi nawe turahamya ko abaye mwarimu uhereye umunsi niyo titire niryo zina rye muzajya mumwita urakoze Imana iguha umugisha reka dusabe umubwiriza urungirije nayimpere Muhizi Fred turahamya ko Muhizi Fred abaye mwarimu uhereye umunsi Imana iguha umugisha genda wicarire reka dusabe muza bikorwa wungirije reka duhere Hategekimana impano tukaba duhamya ko Hategekimana Eugene abaye mwarimu uhereye umunsi Imana iguha umugisha reka dusabe Musonera Philbert naduhere Hategekimana Hakizimana Jean Baptiste iyi mpano kandi tukaba duhamya ko Jean Baptiste uhereye umunsi ari ku rwego rwa mwarimu mu mukomera amashyi nasubire mu mwanya reka dusabe Pastor Alex Mbatey nambere Auguste iyi mpano tukaba duhamya ko Auguste abaye mwarimu ari ku rwego rwa mwarimu uhereye umunsi Imana bakoze rero bari bagire oh hallelujah tuzamuresitwa hallelujah oh hallelujah ongera gufanya dushimira umuvugizi mu by'ukuri ko umushumba mukuru wacu umwana mwiza adukoreye amen amen ndagira ngo mbere yuko twakira ijambo ry'umuhuzabikorwa wungirije wa siège Reverend Pastor Karemera Gaspard nsabe itsinda ryo kuramya no guhimbaza riza hano gato twanze twishime amen
Hallelujah. Reka nakire rero muza bikorwa wungirije wa siege mukomera amashyi atambuka zana imbere atubwire ijambo tugiye gutegura uyu munsi.
Yesu nashimwe cyane. Yewe ibintu biraryoshye. Umubwiriza mukuru wungirije urugamba yarashoje rwari rukomeye. Ubundi usoje urugamba uti muze hanyuma rero kuruhagarika bikagorana. Naruka mu giterane ku cyumweru gishize nimbivuga Baptiste arabyumva. Mugabo atwigishije umubishopu yaratubwiye ngo hari urugamba yashoje hanyuma abari rukoraho. Yaravuze ngo yasanze ibiryo byatinze gushya utungana hanyuma arivumbura bihiye arabyanga. Maze kubyanga rero mudamu aramwegera ngo atari ko waje ugafungura ati no kubera ko mwatetse mukererewe ntabwo mbirya ariko ngo inzara iramurya. None rero uko inzara yamuryaga mudamu arigendera agenda bafata amasorori bashyiramo amafunguro bararya. None ikintu yaduhaye ubwo mu gikomeye yarabaze icyambabaje nuko nanze ibiryo nkaza gushiduka batetse inyama kandi nkunda inyama. Rero ati inzara yarayindya hanyuma rero ngira ikibazo ariko ninjye washoje urugamba nanjye rwari rukozeho. Umubwiriza rero urugamba ndaza kurugufashamo n'umuvugizi yabivuze. Numva mu Rwanda rwabera koko twatubwiye kugumamo. Muhumure mu minsi ya vuba tuzavanamwo esheke gusa uzasiba azacibwa amande 200,000. Hanyuma rero dushimiye Imana, dushimiye umuvugizi wacu, tunashimire n'umuvugizi wungirije umuhango badukoreye kandi mwiza bawukoze neza. Haba kwakira ubwa mbere, haba gusengera abarimu rwose, kandi dushimire umubwiriza mukuru wungirije kubera yuko yatuyoboye neza mu rugamba rutoroshye. Rwose nawe mukomere amashyi. Mwongere mushimire abageni bacu bambaye nka ya myambaro mu rwambariro rw'abera. Rwose bambaye neza. Ndabasaba yuko iyi myambaro bazongera bakayambara no ku cyumweru. N'abadufasha babo bakenyeye mukomeze mukenyere, muzakomeze mukenyeye kugeza byose. Muzakenyere mukubura, mukenyere mutetse, mukenyere mugenda, mukenyere muryamye. Muzamere nkanjye wararanye karuvati bukanyeraho. Rero dushimiye Imana, inshingano babahaye zirumvikana. Umuco w'Abanyarwanda baravuga ngo iyo umubyeyi amaraga kubyara yaragaga akiriho, kavuga ati mwana wanjye nkurazibi, ariko umurage akawegukana uwamuraze atakiriho, ariko akaba amusimbuye cyangwa amwunganiye mu buryo bwose bw'ubuzima bwa buri munsi. Iyo yitwaraga nabi umurage yarawamburwaga akawuha abandi. Wahabwaga umurage rero yabaga hafi y'uwamuraze. Umurage muhawe mube hafi y'uwabahamagaye kandi n'abatoza banyu. Hanyuma rero uyu munsi ubaye imfura. Natwe twabaye imfura mu bapasiteri ba mbere basengewe
kandi kugeza kuri uyu munsi ntibirasimburwa, byasimburwa ari uko tutakibihagazemo. Namwe rero muri imfura turabasaba yuko ubwo bupfura muzabugumana. Mukanya rero turashoje, ariko shimira abaririmbyi bacu, shimire mwese abashyitsi, shimire n'abafasha banyu bababaye hafi. Rega batabagabura ntumugire mu mamusamuryo. Impamvu mwambaye mukaberwa nuko mu nda hari cyagiyemo. Mwabafasha, mukomeze mubafashe, kandi mukomeze mubabe hafi. Inyuma hasigaye urundi rugamba. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, buriya utarangije wa gatandatu ntashobora kuba yize. Rero muri mu rugendo kandi Imana izarubafashamo. Njye ndashima Imana cyane cyane kuri aba bana. Iyo mpereye iminsi bakoze umurimo w'Imana, abashumba banyu ndabahagarariye ngo mvuge ibigwi byanyu. Mpereye ku uko mwese mwicaye, ntabwo ndi buvuge ngo aba n'abacu, oya, mwese muri abana bo mu rugo. Ariko buri mwana wese afite urugo atahamo. Aho ataha rero, ubuhamya bwanyu nibwo bwatumye babatoranya, ni nabwo bugejeje uyu munsi bakibemeza. Ndahamya yuko ni ukuri ibyo mwahawe nk'inshingano n'ubundi murabisangamo. Rero turabashimiye rwose. Ngiye gukunda kubana n'aba bana bose buri munsi, cyangwa rimwe na rimwe njya mbona imirimo bakora gasanga kuko barahamagawe n'Imana. Rero tubatangiye ubuhamya, Imana ikomeze ibashoboze. Dushoje iteraniro, umubwiriza mukuru araza kubaha amatangazo, ariko ndasaba ikintu kimwe. Ndasaba yuko mwebwe n'abafasha banyu muhagarara hano kwa kuri mwari muhagaze, haza n'abashumba bakaza, tugafata ifoto y'urwibutso hano tuzashyira ahantu hatwibutsa uyu munsi. Murahagarara neza rero. Twari kujya mu busitani ariko murabona turi muri chansiye, ntago bikunda. Muhagarare neza ku buryo uza kubafotora biza gukunda. Bitambuke vuba vuba kora kamasaha arimo aragenda. Muhagarare neza ku buryo buza koroha. Ndasaba umuvugizi wungirije n'umubwiriza mukuru wungirije aze hano. Ndasaba umuyobozi w'inama wa siyeje n'umuyobozi w'inama y'umwaka nawe aze. Jean Bosco arihe? Dufate ifoto y'urwibutso. Muhagarare ku buryo umuntu baza kumubona mu maso. Abashumba muri hano mwaza namwe mugahagarara ku buryo inyuma yabo gato. Ubwo ufotora nabona bidashoboka abyihorere, akabati bagaterure, kuko ntabwo dushaka kuduca amaguru cyangwa imitwe. Tugomba kugaragara. Turasaba badufasha kuvanaho intusi kandi biroroshye. Yes, turashaka ifoto ariko indabyo muzihorere. Murakoze cyane.
iki cyiciro, ariko mu by'ukuri twashimiye Imana cyane. Uru rwego rero rwa siyeje ya Kigali ruzakomeza kugerageza guhuza ingufu z'amatorero, ndetse tuzarushaho no gukomeza kumva yuko nubwo umuntu afite aho abarizwa, ariko inshingano dufite ari iyo kuzamura siyeje yacu ya Kigali. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya dushimire rwose byimazeyo buri wese witanze akaba yaje, kandi tunabasabe yuko abana banyu, bakuru banyu, barumuna banyu mukomeza kubaba hafi. Hanyuma tujya ku matorero yacu, ndasaba abaririmbyi kugenda mukitegura, tuzakora icyo giterane, kandi icyo giterane kizaba ari cyo gushima Imana nanone ku mirimo Imana yakoze. Mugende mwitegure, tuzababwira igihe, hanyuma namwe mugiye ku matorero yanyu mukomeze mugubwe neza, kandi ikigeretse kuri icyo mumenye ko Kristo ari we ngabibakingira, ari kumwe natwe. Ndagira ngo rero buri wese azamura ikiganza agira atya: dushimire Imana Data wa twese. Ntumira umubwiriza mukuru wungirije kugira ngo azadufashe gusenga iri sengesho, adusabira umugisha. Mana y'icyubahiro, Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimiye kubw'ineza yawe, turagushimiye Mwami kubw'iri teraniro ryiza waduhaye ry'umugisha, iteraniro Mwami ryo gusengera abakozi bawe ku nshingano. Turanezerewe ko wayoboye gahunda. Tugushimiye bafashe umwanya wo kuvuga ijambo, ari umuvugizi watubwirije, ari umuvugizi wungirije wadukoreye umuhango wo kwakira ubwa kabiri, ari umuhuza bikorwa wungirije wa siyeje nawe tugejeje ijambo ryiza, ijambo ry'inkomezi, ijambo Mwami ryo gushima. Turatura kugira ngo Mwami umugisha wawe ube kuri wese witeka Mwami. Tugushimiye rero buri wese witanze akaza muri iri teraniro, dusenga Mwami kugira ngo umugisha wawe ube kuri wese, kandi amahoro yawe atuganze mu izina rya Yesu. Ukomeze gushyigikira amatorero ageze siyeje mu izina ryawe Yesu, kandi reka Mwami nkuko habaye iki gikorwa kizane impinduka ikomeye ku matorero yacu, kizane impinduka ikomeye muri siyeje, maze ubwami bwawe bwaguke. Tugiye gutandukana Mwami nyuma y'akanya gatoya, turasenga kugira ngo Mwami ubwo dusoje iki cyiciro ukomeye kudufasha, no mu gihe tuba tugiye Mwami uduherekeze dusengere, ndetse Mwami icyiciro cy'ibyo tugiye gufata Mwami cyo kunywa, kugira ngo nacyo cyeze Mwami imibiri yacu cyakirwe neza, kugira ngo turaza kugendera tuva muri iki cyicaro. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Nakwicara rero, nakwicara kugira ngo bahe amazi mu ngo. Mwicare, bagiye kubazana amazi. Ndabasabe protocole badufashe. Twashatse ko mu by'ukuri mwava mugize icyo mufata nibura, kubera izuba mumva ko imusi yanashyuye cyane, sibyo? Amen. Fata akantu, sinzi naza gusaba wenda worship team hano elevation bakaza bakabaririmba. Amen. Mu gihe abandi bafata icyo kunywa, mwebwe ndabizana babikira. Yesu ashimwe. Elevation praise matamuka mukazana, kamuririmba indirimbo kugira ngo abantu babe bafata icyo kunywa, hanyuma namwe maze kugifata muri uwo mwanya turadusoje gufata icyo kunywa. Karibu, karibu. Io mano Cristo no
genda amahoro mbese niki ukuramya uzuza amahoro